siècle de lumière, philosophe de lumière, abacurabwenge b'urumuri. Ni abagabo barimo Isaac Newton, uyu niwe wahimbye urumuri rugezweho n'ubumenyi bugezweho, niwe mubyeyi wa siyanse igezweho, niwe wahinduye ubumenyi ikintu cyose umuntu wese yemera, niwe dukesha kuba buri wese azi ubwenge, niwe dukesha ko buri wese ashima ubwenge bwe akabukoresha uko abishaka. Yakoze ibyitwa démocratisation de la connaissance, ubumenyi bwa rubanda bubereyeho rubanda kandi bushobora kuvumburwa na rubanda. Barimo Denis Diderot, uyu yarwanyije kuba ubumenyi bwose bwaro bwa kiliziya bigaha abantu byo bagomba kumenya batabijya ku ruhande. Barimo Romarike de Pompar, umunyaportugal wubakiye umujyi ugezweho abanya-Lisbonne. Barimo kandi Erasme Darwin, ni sekuru wa Charles Darwin. Uyu yavumbuye ibintu byashyize mu gushidikanya ukuri kumwe rukumba abantu bahabwaga na kiliziya na leta. Ngaba abagabo bafashe ubumenyi bakabufungurira buri wese, maze buri wese akemererwa kuvumbura, akemererwa no kwiga ku buryo buri wese agira ubumenyi butandukanye n'ubwundi. Aba nibo batumye uyu munsi tugenda mu modoka, tugateka ku mashanyarazi, tukavugira muri radiyo, tukajya kwa muganga bakatuvura, tukaba mu miturirwa kandi tukamenya ko isi izenguruka. Tubahaye ikaze ku kiganiro twagutegure kuri chaîne yacu ya Baba TV. Tugushimiye ko buri kubana natwe. Muri ubu buzima bwacu bugezweho n'iki kidushimisha kurusha ibindi? Ni uburenganzira bwo kwishimisha no gukora ibyo dushaka. Ni ukuganira hagati yacu tujya impaka ziganisha ibintu aho tubishaka. Ni ugutanga ibitekerezo byacu mu bwisanzure. Ni ugusoma ibyanditswe n'abandi. Ni ukwandika ibizasomwa n'abandi, cyangwa se ni siyanse n'ikoranabuhanga byatumye ibintu byose tuvuga bishoboka bikongera no kutworohereza ubuzima. Ubu burenganzira twishimira bwo gutanga ibitekerezo uko tubishaka, gusoma ibyanditswe n'abandi, kumenya amakuru y'ibibera ahandi, kujya mu ishuri tukiga no kugira uburenganzira bwo kwemera ibyo dushaka, ntago bwahozeho. Hari abantu barwanya intambara kugira ngo tugire uburenganzira bwo kumenya byonyine. Hari igihe abatuye isi bagenerwaga ibyo bagomba kumenya, bagufasha washakisha ubundi bumenyi, nk'uko uyu munsi abantu basoma ibitabo bakumva radiyo ukabihanirwa. Byose bitangirira mu Burayi mu kinyejana cya 17. Mu gihe cy'imyaka 100 yakurikiyeho uhereye muri icyo kinyejana, ukwemera mu iyobokamana ndetse n'ububasha n'ubudahangarwa bw'abami n'ibikomangoma byategekaga igihugu byashyizwe mu igerageza ritigeze rirokoka. Mbere y'ikinyejana cya 17, kiliziya yari ifite ububasha kurusha ibintu byose bibaho. Kiliziya na leta nizo nzego ebyiri zonyine zatangaga ubumenyi ku batuye isi, by'umwihariko ku batuye Burayi. Mu Burayi ntago byari byemewe kuvumbura ubundi bumenyi butanditswe muri Bibiliya. Tugushimiye kubanye natwe kuri channel yacu ya Baba TV. Intiti tugiye kuvugaho zahinduye ibi byose twari tuvuze, zarwanya intambara yo kugabanya ububasha bwa kiliziya n'abami, bareka kuba aribo bantu batanga urufunguzo rw'ubumenyi, ahubwo buri wese agira ububasha bwo gutekereza akaba yavumbura ibintu byagirira abandi umumaro. Nibwo burenganzira twishimira uyu munsi. Buri wese ashobora kuvumbura kandi akiga ibyo ashaka. Ibintu byahozeho. Intiti n'abavumbuzi tugiye kuvugaho muri iki kiganiro batangije ikinyejana cyiswe icy'urumuri, siècle de lumière. Bo babise les philosophes de lumière, abacurabwenge b'urumuri. Ni abagabo barimo Isaac Newton, uyu niwe wahimbye ubumenyi bugezweho, niwe mubyeyi wa siyanse igezweho, niwe wahinduye ubumenyi ikintu cyose buri wese yemererwa. Uyu niwe dukesha kuba buri wese azi ubwenge kandi buri wese agashima ubwe akanabukoresha uko abishaka. Yakoze ibyitwa démocratisation de la connaissance, ubumenyi bwa rubanda bubereyeho rubanda kandi bushobora kuvumburwa na rubanda. Barimo Denis Diderot, uyu yarwanije kuba ubumenyi bwose bwaro bwa kiliziya igaha abantu ibyo bagomba kumenya batabijya ku ruhande. Barimo Romarike de Pompar, umunyaportugal wubakiye abanyaportugal umujyi ugezweho wa Lisbonne. Barimo Erasme Darwin, sekuru wa Charles Darwin. Uyu yavumbuye ibintu byashyize mu gushidikanya ukuri kumwe rukumba abantu bahabwaga na kiliziya na leta. Ngaba abagabo bafashe ubumenyi bakabufungurira buri umwe wese, maze buri wese akemererwa kuvumbura, akemererwa no kwiga ku buryo buri wese agira ubumenyi butandukanye n'ubwundi. Aba nibo batumye umunsi tugenda mu modoka, tugateka ku mashanyarazi, tukavugira muri radiyo, tukajya kwa muganga bakatuvura, tukaba mu miturirwa kandi tukamenya ko isi izenguruka, tugakoresha telefone ndetse na televiziyo, tugacana amashanyarazi ndetse n'ibindi byose ureba iruhande rwawe ukibaza ubuhanga n'ubugenge byakoranywe.
kuba indege ibasha kuguruka ikagenda ikagaruka ntabwo ibyo byahozeho. Mbere y'ikinyejana cya 17 kubaho mu Burayi byari bishingiye ku kubaha. Kugira ngo abantu babeho neza bagombaga kubaha Kiliziya n'amategeko yayo, nayo ikabasaba kubaha umwami, ibabwira uko umwami yatoranyijwe n'Imana, ubutegetsi buva ku Mana n'ubuyobozi buva ku Mana. Abantu bizeraga ibyanditswe muri Bibiliya apana ibyo bivumbure, ntabwo byari byemerewe kwizera ibyo ubonye byose. Ukuri kose kwarangiraga muri Bibiliya nk'uko Bibiliya yabivugaga, kandi n'ubu kibivuga. Isi yaremwe n'Imana hashize imyaka 1000 runaka ibi bibayeho. Abantu ba mbere Imana yaremye birukanwe muri paradizo kubera ko bubahutse umuremyi wabo. Gusa mu kinyejana cya 17 ubwo nta wari wemerewe kwemera ibindi bitari ibi, mu Bwongereza umusore muto witwaga Isaac Newton yatangiye kuvugira ku karubanda ko ubumenyi atari urubuto rwera ku kwemera buhumye ibyo utegetswe kwemera, ahubwo ubumenyi ni umusaruro uva mu kwitegereza ibintu. Yatangiye kuvuga ko ubumenyi buri aha mu isi aho twirirwa tugenda. Atangira no kuvuga ko ubumenyi butari muri Bibiliya honyine nubwo naho buhari. Iki gihe ni nabwo yatangiye gushyiraho amahame rusange agenga icyo twita siyansi uyu munsi, ubumenyi. Rimwe muri ayo mahame ryari uko ubumenyi bugenewe bose. Dr. Patricia Farah yigisha muri kaminuza ya Cambridge abivugaho iki: buri wese azi neza ko Isaac Newton yavumbuye ihame rya rukuruzi y'isi nyuma yo kureba urubuto rw'igiti ruva mu giti rukagwa ku butaka. Mu by'ukuri ntago tuzi bidasubirwaho niba ibintu ari uko byagenze koko, ariko icyo tuzi neza ni uko mbere gato y'uko apfa, iyo nkuru yabwiye abantu 4 batandukanye, ari nabyo bigaragaza ko yifuzaga kwemeza abantu ko uko kwari ukuri. Ibyo ni Isaac Newton wabivumbuye. Yari yicaye munsi y'igiti cyari imbuto, abona urubuto rurahanutse rugwa ku butaka. Byari nk'inshuro ya 100 abona icyo gikorwa, ariko kuri iyo nshuro yibajije impamvu buri gihe imbuto ziva mu giti zikagwa ku butaka ntiziveho ngo zitambike cyangwa ngo zizamuke mu kirere. Ubuhanga bwa Newton bwari bwihishe mu kuba we yarabonaga ibintu aho abandi batagira icyo babona, cyangwa se bakahabona ibisanzwe. Guhunguka k'urubuto rukagwa ku butaka ni igihari buri wese muri twebwe yabona. Ni umwanya uri hagati urimo busa cyangwa se vide, uri hagati y'ishami urubuto rwari ruteyeho n'ubutaka ruguyeho. Ariko Newton we iki si cyo yabonye, ahubwo yiboneye ingufu zikura urwo rubuto rugasatira ubutaka aho gusatira ikirere, urukuruzi cyangwa se la gravitation. Aha nibwo yanzuye ko igikora ibi ngibi ari ingufu zimwe, ingufu zihanura ipapayi mu giti kagwa hasi, ni nazo zituma ukwezi kuzenguruka isi, isi nayo ikazenguruka izuba. Yari amaze kuvumbura ihame rusange. Yari afite imyaka iri muri za 20 kandi nta kibazo yabonaga mu gutangaza ibyo yavumbuye. Ikintu kitari cyemewe na gato, gusakaza ubumenyi kuri bose, cyari cyagihanwa n'amategeko. Ubu buvumbuzi bwe yahise abwandika mu rurimi rw'Ikilatini. Ikilatini nirwo rurimi rwari rwanditsemo Bibiliya. Igitabo cye ntabwo abantu benshi bacyumvaga. Hanyuma nyuma yaho yahise ajya muri kaminuza ya Cambridge kwigishayo. Yari umugabo usa n'udafite imitekerereze y'abantu basanzwe. Abanyeshuri iyo bamubonaga mu muhanda agenda baravugaga ati dore wa mugabo wigisha inkuta z'ishuri, kubera ko amasomo yitabirwaga n'abantu bake ari mbarwa. Yitabirwaga n'abantu bake kubera ko yigishaga ibintu bitumvikana, ariko ubuvumbuzi bwe bwari bufite akamaro ku buryo butari kugoma mu bitabo. Mu kinyejana cya 18 nibwo abantu batangiye kujya bakora nk'umubumbe w'isi n'izuba, bakagaragaza imibumbe 5 izengurutse izuba, bakagaragaza uburyo ki ibyo bintu bishoboka kubera rukuruzi y'isi. Iyi ngingo iki gihe yari igezweho mu Burayi. N'abanyabugeni batangiye kujya bashushanya amataburo, bagashushanya umubumbe w'isi uzenguruka izuba n'ukwezi kuzenguruka. Byari nk'ibitangaza kubera ko nibwo abantu bari batangiye kubona ubundi bumenyi butari muri Bibiliya. Ni nabwo hatangiye kuvugwa cyane ijambo urumuri, lumière. Abantu batangiye kuvuga ko barimo kumurikirwa mu gihe bari bamaze ubuzima bwabo bwose mu mwijima. No mu mashuri abana batangiye guhanga imikino bagashushanya ku butaka imibumbe y'isi, bakajya bayizenguruka berekana uburyo k'isi izenguruka izuba. Isaac Newton wari umukristo iki gihe yavuze ko Imana yahaye imibumbe ububasha bwo kuzenguruka izuba,
kandi ko isanzure ritagira iherezo kandi rikaba rizabaho iteka ryose. Nubwo ibyavugaga bitari byanditse muri Bibiliya, ariko Kiliziya yemeye ubu buvumbuzi bwe, ivuga ko ari ubwenge butagatifu, la connaissance divine. Isaac Newton yitaga cyane ku isi tubaho n'ibigize ndetse n'ibiriho bidukikije. Ni umwe mu bashinze ikigo cyitwa Royal Society. Uyu ni umuryango uhuza abahanga mu bya siyansi wabayeho. Uyu muryango niwo watangaza ubuvumbuzi bw'abacurabwenge n'abavumbuzi b'urumuri. Abari bagize iri shyirahamwe ntago bigeze na rimwe bashidikanya ku kuri kwa Bibiliya, ariko ntago bongeye kuyemera nk'igitabo kimwe rukumbi kibitse ubumenyi n'ukuri. Bari batangiye kugaragaza ko iki gitabo cyakunganirwa mu gutanga ubumenyi. Bavugaga yuko isi nayo ubwayo ari igitabo Imana yanditse ikoresheje amagambo atandukanye adasomwa n'uwari we wese. Ibi mu buryo bwa gakondo, ubumenyi buturuka ku Mana bwavugagwa muri Bibiliya. Nicyo gitabo cyavugaga ijambo ritagatifu Imana y'ubwayo yahishuriye Adamu. Ariko Newton na bagenzi be bo batekerezaga ko hariho ikindi gitabo kirimo ubwenge. Kuri bo icyo gitabo cya kabiri ni isi ubwayo. Isi ni igitabo, nicyo gitabo cya kabiri kirimo ubumenyi bwose wakenera. Bavugaga ko ushoboye kwitegereza usuka yisobanukirwa wamera nk'urimo gusoma igitabo kirimo ubundi bumenyi. Bo icyo bakoze ni ukubumbura icyo gitabo cyitwa isi, bagasobanura amagambo akigize ku buryo buri wese abyumva. Nk'urugero, iki gihe babwiye abantu icyo umukororombya ari cyo n'uburyo kiwigaragaza mu kirere. Bibiliya yo yavugaga ko umukororombya ari ikimenyetso Imana yahaye Nowa nyuma yo kumurokora umwuzure. Umukororombya wari ikimenyetso cy'uko Imana itazongera guhanisha abantu umwuzure. Kuri Bibiliya umukororombya usobanura ko nta mpungenge zihari, ya mvura ntikiguye. Dore ko mu Itangira igice cya 9 guhera ku murongo wa 8 handitse, Imana ibwira Nowa n'abana biti, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nkuge byose, inyamaswa zo mu isi zose, ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki nicyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose mu isi muri kumwe kugeza ibihe byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyamara mu 1660 Isaac Newton yifuje gusobanukirwa mu by'ukuri urumuri icyo ari cyo. Ku manywa y'ihangu izuba riva, yifungiranye mu cyumba, imyenge yose arayifunga, asigaza akenge kamwe gato kanyuragamo urumuri rw'izuba. Abantu bafite inzu z'amabati zijima iyo bafunze bazi uburyo cy'akenge akariko kose kanyuramo urumuri kagaragara. Yakoze ibi atangira gusa n'ukina na rwa rumuri nk'ukina naryo rimwe ricaga mu kenge kizo. Urwo rumuri rwakubitaga ku gikuta cyo hakurya, akajya agenda agategaho ikiganza cyangwa se akarutegaho urupapuro. Hashize akanya aza gufata ikirahuri cya mpande eshatu bitaga prisme, agishyira kuri rwa rumuri rw'izuba ruri kwinjira mu kenge k'inzu. Abona rwa rumuri rusa rurekera kuba umweru, ahubwo ruzana amabara yose nk'ay'umukara. Rwa rumuri rw'umweru yarushyizeho ikirahure ruhinduka icyo bise spectacular.
uruhurirane rw'amabara yose, umutuku, umuhondo, icyatsi na indigo neza neza nk'umukororombya. Aha niho yahise yanzura ko umukororombya ubyarwa n'urumuri rwihuza n'ikindi kintu kibonerana n'ikirahure cyangwa amazi. Yanzuye ko umukororombya uboneka ari uko urumuri rw'izuba ruhuye n'ibitonyanga by'imvura bibonerana nk'ikirahure, hanyuma rwa rumuri rw'izuba ubusanzwe rugizwe n'ariya mabara yose ariko twebwe tutabona, rugahita rwigaragaza ya mabara yose rugize, aribwo bikora ikiswe umukororombya. Iwawe uramutse ufashe ibase ukayishyiramo amazi meza, ugashyiramo indorerwamo, ukayishyira muri ya mazi, ariko ntuyishyiremo ngo uyibizemo, ukayishyiramo utayirambitsemo, ahubwo ukayishyiramo kurya igice kimwe kiba kiri mu mazi ikindi kiri hejuru. Hanyuma warangiza ugafata isitimu ukamurika kuri cya gice cy'indorerwamo kiri mu mazi, ukabikora ku buryo urumuri rw'isitimu rukubita kuri ya ndorerwamo iri mu mazi rukagaruka. Warangiza ugafata urupapuro rw'umweru ukarutega kuri rwa rumuri rw'isitimu rurimo kugarurwa n'indorerwamo iri mu mazi. Kuri rwa rupapuro hahita hazaho umukororombya mwiza cyane nka wa wundi tubona mu kirere iyo tuvuze ngo imvura irapfuye. Mu yandi magambo, izuba niryo rituma tubona isi mu mabara. Mbere y'ikinyejana cya 17 nta muntu wari uzi ibi. Umukororombya Bibiliya yasobanura gukundi kuko nkuko byanditse mu itangiriro. Muri iki gihe kandi umuntu washoboraga gusoma Bibiliya yagombaga kuba ari umuntu w'igiti cyane. Bibiliya yari yanditse mu rurimi rw'ikilatini rutamenwaga n'Abongereza cyangwa se abandi banyaburayi bose, ariko ibikorwa nk'ibi ngibi byo kuyikorera umukororombya buri wese yashoboraga kubikora. Newton na bagenzi be barimo barazana isoko cyangwa impinduramitwara y'ubumenyi isobanutse cyane kandi igera kuri bose. Barimo barahamagarira abantu gutangira kwitekerereza batarindiriye gukomeza gutekerezwa na Kiliziya. Babahamagariraga gutangira kuvumbura no guhimba ibintu. Abahanga bashoboraga kumva ibintu nk'ibi ngibi bari batangiye kugira ububasha bwo gutekereza no kuvumbura ibintu, ku buryo bari batangiye kubona ko barusha ubwenge abantu bari baravukiye mu muryango y'abami n'abakungu n'abategetsi bategekaga ibihugu icyo gihe. Abantu batangira gutinyuka. Iyi ni imwe mu mpamvu iki gihe bakise ikinyejana cy'urumuri, siècle de lumière. Abantu batangiye guhumuka bamurikirwa n'ubumenyi bwari bugenda bugera kuri buri bose. Newton niwe wazanye imikorere yo kuzana ubushakashatsi ukabutangaza mu bitabo cyangwa se mu binyamakuru, abantu bakabumenya, n'uwabishaka akaba yabusubiramo. Mu myaka 70 nyuma y'1670 ubuvumbuzi mu bya siyanse bwari bugiye guhinduka ububasha butakorwagaho bwa Kiliziya. Newton yapfuye ku itariki 31 mu 1637. Kumushyingura byitabiriwe n'ibihumbi by'abantu benshi cyane. cya 17 nta muntu wari uzi ibi ngibi. Umukororombya yawusobanuraga gukundi nkuko byanditse mu itangiriro. Muri iki gihe kandi umuntu yasoboraga gusoma Bibiliya yagombaga kuba ari umuntu w'intiti cyane.
Bibiliya yari yanditse mu kilatini kitashoboraga kumenywa n'Abongereza cyangwa se Abafaransa cyangwa se abandi abanyaburayi babonetse bose, ariko ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwikorera umukororombya buri wese yashoboraga kubyikorera. Newton na bagenzi be bari barimo barazana isoko nshya y'ubumenyi kandi isobanutse cyane kandi igera kuri bose. Barimo barahamagarira abantu gutangira kwitekerereza batarindiriye gukomeza gutekerezwa na Kiliziya. Babahamagariraga gutangira kuvumbura no guhimba ibintu. Abahanga bashoboraga kumva ibintu nk'ibi ngibi bari batangiye kugira ububasha bwo gutekereza no kuvumbura ibintu, ku buryo batangiye kubona ko barusha ubwenge abantu bari baravukiye mu muryango y'abami n'abakungu n'abategetsi bategekaga ibihugu icyo gihe. Abantu batangira gutinyuka. Iyi ni imwe mu mpamvu iki gihe bakise ikinyejana cy'urumuri. Abantu batangiye guhumuka, bamurikirwa n'ubumenyi bwari buho kugera kuri bose. Newton niwe wazanye imikorere yo gufata ubushakashatsi ukabutangaza mu bitabo cyangwa se ibinyamakuru, abantu bose bakabumenya, n'uwabishaka akaba yabusubiramo. Mu myaka 70 nyuma y'1660 ubuvumbuzi mu bya siyansi bwari bugiye guhinduka ububasha butakorwagaho bwa Kiliziya. Newton yapfuye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 1727. Kumushyingura byitabiriwe n'ibihumbi by'abantu bavuye imihanda yose, muri bo harimo François Marie Arouet wamenyekanye nka Voltaire, umutekerezi n'umwanditsi wari ukomeye cyane mu Bufaransa. Ubufaransa, igihugu icyo gihe kitihanganiraga umuntu wese wihagushaka gutanga igitekerezo cyakuzana ubundi bumenyi butari ubwo muri Bibiliya. Ikintu Voltaire yatinyutse kurwanya, Profeseri Christophe AGIYE akorera ishuri ryitiriwe Voltaire abivugaho iki? Mu magambo avuga ko Voltaire ari umuntu wahimbye imitekerereze y'abanyabwenge, yari umwanditsi warwanya intambara z'abanyabwenge nko kurengera abapfakazi n'imfubyi n'abakozweho n'ihohoterwa ryakomotse ku butabera no guhutazwa n'ubutegetsi bw'igitugu bwariho. Ibitekerezo bya Voltaire byamutiye kumara imyaka myinshi y'ubuzima bwe mu buhungiro. Ngiyi impamvu mu gushyingura Newton yari ari mu Bwongereza. Gushyingurira rya Isaac Newton ryari ryagizwe umuhango wa leta. Ibihumbi by'abantu bari bavuye imihanda yose baza kwitabira uwo muhango, ikintu cyatangaje Voltaire. Mu Bufaransa abategetsi n'ibyegera byabo nibo bari bemeye gushyingurwa muri icyo cyubahiro. Ubushakashatsi bwa gihanga mu Bufaransa bwagendwaga na Kiliziya itarihanganiraga ko abantu bagerageza gukwirakwiza ubumenyi. Ubumenyi bwari umutungo bwite wa Kiliziya kandi bikaba byanditse muri Bibiliya. Voltaire yasanze Ubwongereza bworohera abahanga n'abashakashatsi, kandi mu Bwongereza hari amadini menshi aho kuba Kiliziya imwe itunganye idaha abantu ubwisanzure. Ibi byatumye yandika ngo mu Bwongereza iyo haza kuba hari Kiliziya imwe, igitugu cyayo cyari kuba gifite igitinyiro gikomeye. Iyo haza kuba amadini abiri yari kuzahotorana, ariko hari amadini 30 kandi abantu mu mahoro n'umunezero. Mu myaka 40 mbere yuko Voltaire atangazwa n'ubwisanzure bwari mu Bwongereza, abaturage mu Bwongereza bari baragiye mu mihanda basaba ubwami bwariho kubaha umwanya muri politiki y'igihugu. Iki gihe Ubwongereza bwese butandukanye ubutegetsi nshingamategeko, nyubahirizategeko n'ubw'ubucamanza buratandukanywa, bwose bukagira urwego rubushinzwe. Umwami ntiyaragishobora gushyiraho amategeko ngo yake imisoro banatangiza intambara hatabayeho itora ry'inteko nshingamategeko. Mu Bufaransa suko byari bimeze. Umwami yashoboraga gusoresha agashyiraho amategeko kandi agatangaza intambara igihe bishakiye ntawe agishije inama. Voltaire yahise atangira kwandika amabaruwa n'ibitabo n'amakinamico asaba ko Ubufaransa bwakwigira ku Bwongereza, nabwo bugatanga uburenganzira, abantu bakajya batanga ibitekerezo, bakagira uburenganzira bwo kuvumbura ibintu bishya. Mu Bufaransa ibitekerezo ku kureshya kw'abantu ndetse n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byaberaga inyuma y'inzugi zifunze cyane. Abantu biyumvagamo ko b'abahanga kandi bafite ibyo bashaka kuvuga, bahuriraga mu byitwaga salo. Philip Room ni umwanditsi abivugaho iki? Philip Room avuga ko abantu b'intiti bifuzaga kuganira iby'ubuhanga badafite ubwoba bwo guhanwa bahuriraga mu cyitwaga amasalo. Niho Voltaire nawe yatangira umwuga we w'ubwanditsi. Bahanaga ibitekerezo bishya, ni naho baremeraga insishya bakungurana ibitekerezo koko. Ni ukubera ko kuzana ibitekerezo bishya no kuvuga ko wavumbuye umuti runaka cyangwa se wavumbuye ikintu runaka
ntabwo byari byemewe. Ibyo byari ibitekerezo byashoboraga kuyobya abantu bakajya kure ya leta na kiliziya. Nubwo byari bimeze bityo ariko mu Bufaransa ariko ntibyabujije umujyi wa Paris gukura utera imbere. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko rutangira kuva mu ntara ruzi Paris. Wabaye umujyi ukize maze urubyiruko rwinshi rutangira kuva mu ntara ruzamuka i Paris. Na n'ubu uzumva Abafaransa bavuga ngo monter à Paris, kuzamuka ujya i Paris. Iki gihe mu basore n'inkumi bavuye mu ntara bakajya kubamo mu murwa mukuru i Paris kubera ubusirimu bwa Paris barimo Denis Diderot. Uyu musore muto yari amaze kumenyekana kubera ko n'umwe mu bari barayoboye encyclopédie cyangwa se inyandiko Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers. Cyari igitabo kinini cyanditswe n'abahanga n'abavumbuzi b'icyo gihe bashyiragamo ubumenyi n'ubuvumbuzi bwose bw'icyo gihe mu ngingo zose zishoboka. Habaga handitsemo uburyo ki bavura indwara zimwe na zimwe, ubumenyi bw'isi, ubugenge, ubutabire n'ubundi bumenyi bwose. Yari nk'inkoranyabumenyi cyangwa se inkoranyamagambo ariko irimo byose. Mu 1249 Diderot yafungiwe muri Château de Versailles, imwe mu mazu yari akomeye n'ubwami yari uri mu buryo bwa Versailles. Baramufunze kubera ko yatinyutse kwandika igitabo Livre sur les aveugles. Ni igitabo agaragazamo ko ubumenyi buturuka ku byiyumviro bikora neza. Muri iki gitabo harahavuga ko bibaye ngombwa ko umuntu wigeze kurebaho inshuro imwe cyangwa ebyiri mu buzima bwe agahitaho ashyirwa hamwe n'umuntu utarigeze ubona, byaba byiza uwo muntu wigeze kureba acecetse, kuko bitabaye ibyo buri munsi yajya abona ikintu gishyashya avumbura. Yashakaga kuvuga ko kiliziya na leta babujije abantu uburenganzira bwo kubona, akaba ariyo mpamvu abantu badashobora kugira ubwenge, kubera ko kiliziya na leta nibyo bibarebera bikabaha ibyo bamenya. Muri iyi nyandiko Diderot yagaragaje ko uburyo ki atizeramo Imana, uburyo ki yari ate, ibi byamuviriyemo gufungwa. Rero ntabwo yagombaga kuvuga ko ubwenge buva mu kwitegereza ibintu, kandi byari bizwi neza ko ubwenge buturuka ku Mana. Muri gereza umurinzi wa Diderot wamuzaniraga buji buri munsi. Nyuma y'iminsi mike Diderot yabwiye uwo murinzi ko agomba gusubiza izo buje zose kubera ko atari azikeneye, kubera ko yari afite urumuri ruhagije. Umurinzi we yamubwiye ko akwiye kugumana izo buji kubera ko azazikenera mu majoro maremare agiye kuza mu itumba, nyamara icyo gihe hari mu mpeshyi. Denis Diderot yese yumva ko azamara igihe kirekire muri gereza. Iri fungwa rye ryari rije gukoma mu nkokora umushinga wo kugira uruhare muri encyclopédie. Murayibuka ya nkoranyabumenyi yari aherutse gutangira kwandika. We na bagenzi be bashakaga kwandika iyo nkoranyabumenyi ishobora kugera kuri rubanda rwose, kubera ko Bibiliya yitwaga igitabo cy'ubwenge, ntabwo yashoboraga gusomwa n'ubonetse uwo ari we wese. Uku gusangiza rubanda ubumenyi nibyo byatumye yitwa philosophie de lumière. Abantu bagejejwe ku amakuru yose yagezwa ku baturage. Yarazi ko uyu mushinga wo kugeza ubumenyi kuri bose uzarakaza leta, cyane cyane kiliziya. Muri iki gihe gutanga igitekerezo kigamije gusakaza ubumenyi byashoboraga kubukoraho bikaba icyaha. Leta na kiliziya bari bafite abasanseri, bari abantu bashinzwe gusoma inyandiko zose zasohokaga bakareba niba nta kintu kirimo kirwanya kiliziya na mba. Niyo mpamvu nuza gushakisha kimwe mu bice bya encyclopédie cyiswe Système figuré de connaissance humaine, uraza gusanga mu mapaje abanza handitsemo iyobokamana. Ibitabo byinshi byandikwaga amapaje abanza yabaga ahariwe iyobokamana. Bwari uburyo aba bahanga baravumbuye bwo kubanza iyobokamana na kiliziya mu nyandiko zabo, hanyuma hagakurikiraho ikindi gice cy'ubumenyi, ubumenyi busanzwe cyangwa se uburyo ki kanseri ifata cyangwa se n'ibindi, ariko babanje iyobokamana mu rwego rwo gushimisha abasomaga izi nyandiko.
ibitekerezo byashoboraga kuyobya abantu ngo bakajya kureba kiliziya. Nubwo byari bimeze gutya mu Bufaransa, ariko ntibyabujije umujyi wa Paris gukura, utera imbere. Abantu benshi cyane cyane urubyiruko rutangira kuva mu ntara ruzi Paris. Wabaye umujyi ukiza urubyiruko rwinshi rutangira kuva mu ntara ruzamuka i Paris. Na n'ubu uzumva Abafaransa babivuga ngo monter à Paris, kuzamuka ujya i Paris. Iki gihe abasore n'inkumi bavuye mu ntara bakajya kuba mu murwa mukuru wa Paris kubera ubusirimu bwa Paris, barimo Denis Diderot. Uyu musore muto yari amaze kumenyekana kubera ko n'umwe mu bari barayoboye inyandiko y'ikiswa encyclopédie cyangwa se dictionnaire raisonné de sciences des arts et des métiers. Cyari igitabo kinini cyanditswe n'abahanga n'abavumbuzi b'icyo gihe bashyiragamo ubumenyi n'ubuvumbuzi bwose bw'icyo gihe ku ngingo zose zishoboka. Habaga handitsemo uburyo bavura indwara zimwe na zimwe, ubumenyi bw'isi, ubugenge, ubutabire n'ubundi bumenyi bwose. Yari nk'inkoranyabumenyi cyangwa se inkoranyamagambo cyangwa se irimo byose. Mu 1749 Diderot yafungiye muri Château de Versailles, imwe mu mazu yari akomeye y'ubwami yari mu mujyi wa Versailles. Baramufunze kubera ko yatinyutse kwandika igitabo yise Lettres sur les aveugles et les âges de ceux qui voient. Igitabo agaragaza ko ubumenyi buturuka ku byiyumviro bikora neza. Muri iki gitabo hari aho avuga ko bibaye ngombwa ko umuntu wigeze kureba inshuro imwe cyangwa ebyiri mu buzima agahita ahuma, ashyirwa hamwe n'umuntu utarigeze ubonaho na rimwe, byaba byiza uwo muntu wigeze kureba acecetse, kuko bitabaye ibyo buri munsi yajya bamenyesha ikintu gishya yavumbuye. Yashakaga kuvuga ko Kiliziya na leta babujije abantu uburenganzira bwo kubona, akaba ariyo mpamvu abantu badashobora kugira ubwenge, kubera ko Kiliziya na leta nibyo bibarebera bikabaha ibyo bamenya. Muri iyi nyandiko Diderot yagaragaje uburyo ki atizera Imana, uburyo ki yari ate. Ibi byamuviremo gufungwa. Rero ntabwo yagombaga kuvuga ko ubwenge buvugwa mu kwitegereza ibintu, kandi byari bizwi ko ubwenge buturuka ku Mana. Muri gereza umurinzi wa Diderot buri munsi yamuzaniraga buji. Nyuma y'iminsi mike Diderot yabwiye uwo murinzi we ko agomba gusubizaho izo buji zose kubera ko atarazi igikeneye, kubera ko yari afite urumuri ruhagije. Umurinzi we yamubwiye ko akwiye kugumana izo buji kubera ko azazikenera mu mazororo maremare agiye kuza mu itumba. Muri icyo gihe hari mu mpeshyi. Denis Diderot yese yumva ko azamara igihe kirekire muri gereza. Iri fungwa rye ryereje gukora mu nkokora umushinga we wo kugira uruhare muri encyclopédie. Murayibuka ya nkoranyabumenyi yari aherutse gutangira kwandika na bagenzi be. We na bagenzi be bashakaga kwandika iyi nkoranyabumenyi ishobora kugera kuri rubanda bose, kubera ko Bibiliya yitwaga igitabo cy'ubwenge. Ntabwo yashoboraga gusomwa n'ubonetse uwo ari we wese. Gusangiza ubumenyi rubanda nibyo byatumye babyita philosophie de lumière. Abantu bagejeje urumuri kuri rubanda, kuri bose. Diderot yari azi ko uyu mushinga wo kugeza ubumenyi kuri bose uzarakaza leta, cyane cyane Kiliziya. Muri iki gihe gutanga igitekerezo kigamije gusakaza ubumenyi byashoboraga kugukoraho. Leta na Kiliziya bari bafite abitwa abasanseri. Abasanseri bari abantu bashinzwe gusoma inyandiko zose zasohokaga, bakareba niba nta kintu kirimo kirwanya Kiliziya namba. Niyo mpamvu noza gushakisha kimwe mu bice bya encyclopédie cyiswe Système figuré de connaissance humaine, uraza gusanga mu mapaje abanza handitsemo iyobokamana. Ibitabo byinshi byandikwaga amapaje abanza yabaga hariwe iyobokamana. Bwari uburyo ki aba bahanga bari baravumbuye bwo kubanza iyobokamana na Kiliziya mu nyandiko zabo, hanyuma inyuma bagakurikizaho ubumenyi busanzwe, wenda nk'uburyo kanseri ifata cyangwa se ibindi, ariko babanje iyobokamana mu rwego rwo gushimisha abakosoraga izi nyandiko. Diderot Denis ntabwo yemeraga Imana, ariko kugira ngo inyandiko ze zishobore gusohoka yahishaga ubuhakanamana bwe mu nyandiko ze. Gusa hari aho yageraga akirekura akabigaragaza. Hari n'aho yigeze kwandika ko kurya Eucharistia ari ukurya abantu. Yagereranyije Eucharistie n'ibyo bita cannibalisme. Yanengaga uburyo ki abantu barya umubiri wa Kristo bishimye, ndetse bakajya banabisubiramo ngo uyu ni umubiri wanjye, nimwakire muryeho mwese. Iki nacyo cyari ikintu cyo kumushyira muri gereza. Ibi byamukururira abanzi benshi, ariko binamukururira abakunzi barimo na Madame de Pompadour. Madame de Pompadour yari umucamanza, ariko akaba n'inshoreke yemewe y'umwami Louis XV. Inshoreke yemewe n'amategeko. Ibwabyo ibi birasa n'ibishekeje. Nuza gushaka amafoto ye uraza kumubona afite encyclopédie mu ntoki. Kubera inshuti nk'izi, Diderot yaje kuva muri gereza nyuma y'amezi 3 yonyine. Nubwo Kiliziya na leta babirwanyije,
ariko abahanga bagenzi ba Diderot nyuma y'imyaka 26 basohoye cya gitabo encyclopédie yankoranye bumenyi, igitabo kibumbatiye ubuhanga n'ubumenyi bw'isi. Cyari igitabo kitoroshye kuko kitari cyoroshye kucyandika kuko nta imprimere zabagaho na za imprimate. Mu kwandika igitabo bakoze inyuguti mu byuma, banditse igitabo bakora buri nyuguti imwe imwe, buri nyuguti ikarambikwa igakurikiranwa n'indi kugeza bikoze interuro. Banditse amagambo miliyoni 28, barangije bakuramo ibitabo byinshi bakoresheje wino mu buryo dukoresha kashe. Mu yandi magambo encyclopédie bayanditse nka kwa kundi kashikoze, gukora inyuguti ifatika ukayikoza muri wino. Diderot yafashe mu ntoki iki gitabo mu 1751, yahise amenyekana hose ku buryo ukina Voltaire ubwe yaramwandikiye amushimira, yamwitaga Socrate w'icyo gihe. Gusa rubanda rwinshi ntago bashoboye gusoma iki gitabo kubera impamvu ki abantu benshi batabashe kuyisoma. Encyclopédie cyari igitabo gihenze cyane, cyaguraga amarivure 980. Nyakabyizi w'icyo gihe yahembwaga amarivure 15 mu cyumweru. Urabyumva ko atashoboraga kuzigurira iki gitabo nk'icyo. Ababashije kugisoma ni abantu bari bafite amikoro yo hejuru. Cyari gihenze rwose ugeranyije. Usibye n'aba b'imikoro yo hejuru muri icyo gihe, kugura igitabo byashoboraga kukugeza muri gereza. Ntago byari byiza gusoma igitabo kitari Bibiliya. Mu kinyejana cya 18, kimwe cya kabiri cy'ibitabo byandikwaga mu Bufaransa byari bibujijwe gusomwa. Ababiguraga babiguraga nk'abagura ibiyobyabwenge. Na encyclopédie ubwayo yabujijwe gusomwa mu gihe kinini, ariko nk'uko Diderot yabivugaga, igitabo kibujijwe nicyo gisomwa. Livre interdit et librairie. Iki gihe abantu bigaga gusoma ari benshi, maze ibitekerezo by'ubumenyi bitangira gukwira hose. Diderot washakaga gukwirakwiza ubumenyi hose ku isi. Ahangaha yari hafi kubona inzozi ze z'ibimpamo, yaragiye kugera ku nzozi yari afite. Kiliziya yahise ibigwaniriza hafi. Umuyobozi wayo ari we Papa yahise ategeka ko icyo gitabo cyitwa encyclopédie cyuzuye ubumenyi bubuza abantu gusoma Bibiliya gitwikwa. Yahise aca iteka ko umugatolika wese uzahirahira agasoma icyo gitabo azajya mu muriro w'iteka. Intambara hagati y'abahanga bashakaga gukwirakwiza ubumenyi na Kiliziya yari ikomeye cyane muri Portugal kurusha ahandi hose mu Burayi. Ni intambara yari igiye gutsindwa n'aba filozofi dorimiye cyangwa se abahanga n'abavumbuzi, n'abariko bayitsinze bayikisha ikiza kamere cyari kigiye kwikubita kuri iki gihugu. Ikiza cyashyize mu gushidikanya ubudahangarwa butagatifu bwa Kiliziya kugeza muri iyi minsi yacu. Hagati mu kinyejana cya 18, Portugal cyari cyo gihugu gikomeye mu iyobokamana n'imyemerere kurusha ibindi byose mu Burayi. Ibirebana n'ubuhanga bwo muri Bibiliya bwasaga nk'ubutazwi muri Portugal. Kiliziya yari byose muri iki gihugu. Abapadiri bahoraga babwira abaturage ko nibatubaha Kiliziya, Imana izabaha ububabare bw'iteka. Kiliziya yari yashyizeho urukiko rwakatiraga abanyabyaha urwo gucibwa umute cyangwa se gutwikwa. Byasaga nkaho nta kintu kizavanaho ibyo. Ku gitondo kimwe cyo mu 1955, umujyi wa Lisbonne n'abaturage bayo 250 bose bari abakristo, ntago basibaga gusenga. Umunsi umwe habaye umushyitsi ukomeye, umujyi wa Lisbonne wose ujya hasi. Wari umushyitsi uri ku gipimo cy'Icyenda n'igice kimwe ku gipimo cya Richter. Umujyi wari urimo wisenyura ku butaka, abaturage bawo barimo gutabwa n'ibikuta by'amazu biruka bahunga za Kiliziya. Abarokotse barirutse bagera ku ruzi, aho barengewe n'umwuzure wakomotse kuri uwo mutingito. Bararengerwa, bose bararengerwa, ntihagira no musigara. Uruzi rwarabarengeye. Uyu mutingito wakongoye twari dusigaye kubera insinga z'amashanyarazi. Ibinyacumi by'abantu bose bapfiriye aho ngaho. Nyamara abo baturage bose bubahaga amategeko yose bahabwaga n'abakurambere na Kiliziya. Bose bagiye mu Kiliziya barasenga nk'uko bari babimenyereye, ariko ntago barokotse iki cyago. Bashakaga kumenya impamvu ibi byose byabayeho kandi basenga. Kiliziya yagombaga kubaho ubusobanuro by'ibyabaye kandi barakurikije amategeko yayo yose. Ni gute Kiliziya yasobanuriye abaturage uburyo Imana yashobora byose y'inyembabazi yemeye ko iki cyago kiba ku mujyi nk'uyu w'umukristo mu Burayi kurusha indi. Kiliziya yari kongera gusaba abaturage gusenga Imana. Iyo Mana yaretse akaga kakabagwira bene ako kageni. Ni gute aba filozofi dorimiere cyangwa se abahanga n'abacurabwenge
bashakaga gukwirakwiza ubumenyi kuri bose bungukiye muri iki cyago. Iyi nkuru ntabwo irangiriye ahangaha, tuzayikomeza mu kindi gihe. Tugushimiye ko wabanye natwe ukadukurikira kuri chaîne yacu Ibaba TV. Komeza umurikirwe n'urumuri ruzatuma ugera imbere. Mugire ibihe byiza.